butayu rwagati ku zuba rya Kasamutwe. Imbere ye yahabonye ibiharunze bisa nk'amabuye, niko kubisatira byegereye abona ni zahabu. Agira ngo aribeshye, ariko yitegereje neza abona koko ni zahabu. Yahise ahamagara uwo bari kumwe ngo azarebe ibyo bitangaza, nawe hageze abona ni zahabu. Ibyo babonye ntago kari akabuye gato, isibye ko nako kari kubahindurira ubuzima. Nta nubwo twari utubuye tubiri cyangwa dutatu gusa, ahubwo babonye zahabu nini cyane ishobora kuba yapima ibiro 900 byose. Byarabarenze barumirwa cyane yuko muri bo nta n'uwari ufite urutoboye. Ese byagenze biti? Habaye iki cyatumye umusore w'umukene imyenda n'inkweto byasaziye hatoragura zahabu zingana gutya mu butayu? Izi zahabu se zo zashyizwe nande? Ni iki cyabaye mu by'ukuri? Mu gusobanukirwa ibyo byose, nimba ari ubwa mbere rugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe, gafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Ibi byose bitangira gari ya moshi iri guca ahantu mu butayu rwagati. Mwimbere harimo umugabo udasa nk'amafaranga na gato witwa Virgile, ari kugenda yirira umukati. Imbere hari umugore uri guhoza umwana. Nyuma y'igihe runaka gari ya moshi yaje guhagarara, Virgile avamo nyuma gato y'uko umukati yari afite awuhaye umwana bari kumwe muri gari ya moshi. Virgile akiva muri gari ya moshi yerekeje ku iduka ryari hafi aho. Hari uwo yabajije umucuruzi yasanzemo nimba yaba yamumuboneye. Umucuruzi arakomeza yirebera televiziyo ntiyagira icyamubwira. Nyuma y'akanya Virgile yasabye umucuruzi ko yamubwira aho yakura ubwiherero, maze umucuruzi aramurangira ariko mu rurimi rutandukanye n'urwo yaramubajijemo. Nyuma y'akanya ari kugenda yaje kubona ubwiherero ariko bufite umwanda kandi bwuzuye amasazi. Igihe ari muri ubu bwiherero yumvise ijwi ry'umubaza niba akeneye uwo bajyana ahitwa Compound. Yamusubije byihuse ati yego. Virgile yahise ajya gukaraba mu maso, maze yumva umubwira ngo nakomeze kwangiza amaso uko yiboneye. Wibuke turi mu butayu rwagati. Nyuma y'akanya Virgile bari mu modoka ari kumwe n'umushoferi witwa Kret, bari kugenda baganira amafaranga ari bumwishyure namugeze ahantu hitwa Compound. Nyuma y'umwanya bari mu rugendo, kubera uburyo imihanda yari mibi, amapine yari atangiye gufunguka andi yangiritse bikomeye. Byabaye ngombwa ko bahagarara bakayashyiramo neza andi bakayahindura. Mu gihe bari muri ibyo, Kret yabonye imbwa ebyiri ziri kurwana imbere ye, arazikanga, imwe iriruka hasigara yakomeretse, maze Kret ahita yica kugira ngo idakomeza kumva uburibwe bukabije. Ibyo bisoje basubiye mu modoka bakomeza urugendo. Mu gihe bari mu rugendo, amasaha yaricumye bubiriraho, baraparika ngo bazakomeze urugendo ejo nibuke. Muri iryo joro Kret yabajije Virgile impamvu ajya ahitwa Compound, maze amubwira ko agiye kuhashaka akazi kazajya kamwishyura neza kandi ko yizeye ko arakahabona. Kret nk'umushoferi wari usanzwe ujyayo yagerageje kumwumvisha ko aho hantu nta kazi yahabona, isibye akazi kavunanye kandi nabwo umuntu akora amasaha y'ikirenga. Gusa Virgile yamubwiye ko adateye ubwoba n'akazi ako ariko kose yahabona. Mu gitondo hageze bakomeje urugendo, Virgile atwaye naho Kret ari kuruhuka. Nyuma y'akanya Virgile yumvisha ashyushye cyane kubera ko izuba ryinjiraga mu modoka rikamubabura. Agerageje gushyiraho climatiseur, imodoka ihita ikwama irahagarara. Kret abibonye yamubwiye nabi kubera ko yari yamubujije gushyiraho climatiseur, yari yabanje kumubwira yuko byateza ikibazo moteri y'imodoka. Virgile avuye mu modoka atera intambwe nkeya yegera imbere. Agarutse ku modoka abona hasa nk'aharunze amabuye, arahegera akoze habona ni zahabu. Yaratunguye cyane maze ahamagara Kret ngo nawe azarebe ayo mabuye yasagukwaye. Kret ahageze yamubwiye ko aya mabuye baramutse bayegereje umuriro maze agahindura ibara akaba umukara yaba atari zahabu. Bakoresheje ikibiriti maze amabuye ntiyahindura ibara, bivuze ko zari zahabu za nyazo. Bazanye ibitiyo bakuraho ibitaka baracukura, babona n'urubuye runini cyane rwa zahabu batabasha no kunyeganyeza. Bahise barwambika imigozi ikomeye cyane bayizirika ku modoka, ariko n'imodoka nayo ntiyabasha kurukigura, birangira ahubwo imigozi icitse. Butangiye kwira, Kret yagiye gushaka inkwi bari buze gucana ijoro ryose. Yabwiye Virgile ko aka gace kabamo imbwa z'igasozi kandi ko zirukanwa n'umuriro wonyine. Virgile yaramufashije maze bazana inkwi zihagije bari buze gucana ijoro ryose. Bicaye iruhande rw'umuriro maze baganira ku butunzi bavumbuye. Kret yatekereje uburyo ubuzima bwe bugiye guhinduka maze biramurenga atangira no gusimbuka. Ariko nyuma y'akanya nanone bibutse ko izi zahabu atari bubashe kuzitwara.
Kate yaragize ati umwe muri twe araza kujya mu mujyi wari hafi aho maze azane excavator byaba imashini n'ahamyita tingatinga ngo izibafashe gutwara izi zahabu. Yavuze ko aziranye n'umuntu wayibatiza. Ubwo rero Virgile ngo niwe wagombaga kujyayo maze Kate agasigara azicungiye umutekano kubera ko Virgile ataramenyereye kuba mu butayu kandi atabasha kuhaba igihe kirekire akiri guhangana n'ikirere cyaho. Virgile aratekereje maze ahubwo abwira Kate ngo abe ari ujya kuzana excavator maze ngo we asigara ategereje arinze zahabu kubera ko ngo bwari ubwa mbere abageze muri uwo mujyi kandi nta n'umuntu baziranye. Kate akimara kubyumva yarongera aramubaza ati ese ibyo uvuze ubitekerejeho neza, maze Virgile amusubiza ko byose arabicamo kandi arabyihanganira. Mu gitondo Kate yagiye mu mujyi kuzana excavator maze asigira ibyo kurya Virgile, amazi ndetse n'ibishuka yakubakisha agatente yaba arimo yikinza izuba. Yamusigiye n'agatelefone bari buze kuvuganiraho ndetse n'icyuma yakoresha yirinda. Ibi yabimusigiye kubera ko kuzana excavator byari gutwara iminsi 5 yose ndetse imyinshi akayimara mu rugendo agenda ndetse anagaruka. Kate amaze kugenda Virgile yatangiye kubaka agatente ke maze yicaramo atangira kureba niba telefone Kate amusigiye ikora neza. Yahise ajya gushaka udukwi ari buze gucana mu masaha y'ijoro. Avuyeyo abona Scorpio imbere y'agatente ke maze ayirukana akoresheje umuriro. Nyuma y'akanya bumaze kwira Virgile yicaye imbere y'umuriro atangira kurya ibyo yasigiwe na Kate, ariko afite ubwoba bwinshi cyane kuko ari kumva imbwa z'igasozi ziri kumoka hafi y'aho yarari. Niko gufata cya cyuma aragikomeza. Virgile yakangutse mu gitondo yumva ananiwe cyane, agiye gukaraba mu maso yibuka ko mu butayu nta kwangiza amazi ngo uri kwisukura. Ya telefone yahise isona ku kanya, aza yiruka ngo ayitabe asanga yavuyeho. Yatangiye gutembera hafi aho ahabona indege yakoze impanuka kera cyane. Yatekereje ko yatangira kwibera muri iyi ndege, gusa uri muri iyi ndege ntago yaba areba ahantu zahabu ziherereye. Ibyo byonyine byatumye abyihorera, ahubwo atangira gufata ibice bimwe na bimwe by'iyi ndege akabizana akabyubakisha hamwe kuri ka gatente ke. Nyuma y'akanya amaze kunanirwa yicaye iruhande rwa zahabu atangira kwivugisha. Mu kuzitegereza neza no kuzikoramo cyane yabonye ibuye rito rya zahabu ariko naryo riremereye cyane. Ako kanya Kate yahise amuhamagara kuri ya telefone amubwira ko kuzana excavator bizatwara igihe kinini. Virgile nawe yahise amubwira ko yabonye ibuye rya zahabu yabasha gutwara, ariko Kate yamubwiye kuba yihanganye akaba azirindiye umutekano zose hamwe yuko nawe arakora ibishoboka akagaruka vuba cyane. Nijoro hageze Virgile zambwa zaramwatatse maze azirukana akoresheje umuriro. Mu gitondo yasutse amazi aranywa maze ahita abona inzoka iri kuza imusatira. Agerageje kuyica irahunga, arebye inyuma ye abona ya mazi yo kunywa arayamennye by'impanuka mu gihe ashakaga kwica ya nzoka. Yarongeye asubira kuri ya ndege ngo akore ibindi bice byo kubakisha, maze ako kanya abona umuntu uri kuza amusatira. Nibwo yinjiye muri ya ndege maze arisha. Wa muntu arahageze aramubwira ngo sohoka uyikwisha muri iyo ndege. Uwo yari umugore washakaga kumuha amazi ndetse n'ibiribwa, ariko Virgile yanze kugira na kimwe afata cy'uyu mugore. Uyu mugore yabajije Virgile uburyo yisanze muri ubutayo maze ntiyagira icyo amusubiza, gusa aramubwira ati niba udafite aho kuba waba wibera muri iyi ndege. Uwo mugore yahise abona ko Virgile ari icyo ari kumuhisha, niko gukomeza kumuhata ibibazo byinshi cyane, maze byose Virgile amubwira ko bitamureba, ahubwo agakomeza kubwira uwo mugore kuva hano vuba akagenda. Aho kugenda yatangiye kwegera ka gatente ka Virgile atangira kugasenya. Virgile arakaye vuba bwangu amukubita igiteo cy'umutwe ahita apfa ako kanya. Yamusata utuntu tw'ingenzi yari afite ahita amushyingura hafi aho. Nyuma y'akanya Virgile yitegereje neza abona zambwa zahacukuye zirimo zirakura umurambo wa wa mugore. Virgile azirukankanye maze uwo murambo ajya kuwutwikira kure cyane, mu maso ye huzuye amarira ndetse n'agahinda kenshi cyane. Mu gitondo Kate yaramuhamagaye kuri ya telefone amubwira ko excavator yayibonye, ariko yuko biratwara igihe kirekire kugira ngo ihagere kubera ko imodoka iri kuza ikurura excavator ibigenda gahoro cyane ugereranyije n'umuvuduko usanzwe w'imodoka. Bamaze kuvugana Virgile yabonye imodoka ica hafi aho agiye kuyihagarika yibuka ko afite zahabu zo kurinda. Mu gihe Virgile arimo ashaka inkwi ari buze gucana nijoro, muri ubwo butayu hibasiwe n'inkubi y'umuyaga ukabije cyane wa wundi usenya ndetse ugahungabanya ikintu cyose ugezeho. Virgile yirukanse ahunga ajya muri ka gatente ke, ariko umuyaga wari wamaze kugasenya. Kubw'amahirwe make muri uwo muyaga igiti cyamusekuye ku nda kirinjira. Igihe umuyaga washiraga, aho kugira ngo yivanemo cya giti yahise ajya kureba niba zahabu zigihari nta kibazo zagize.
asanze zigihari nibwo yikuyemo cya giti ndetse ahita anahashiririza kugira ngo adakomeza gutakaza amaraso menshi cyane. Muri ubwo buribwe yiteye umucanga mu isura yitura hasi. Mu gihe yafunguraga amaso yabonye isura y'umugore imbere ye agira ngo ni wa mugore yishe kare uri kumugaruka mu ntekerezo. Uwo mugore yamuhaye amazi ahita agenda. Virgile afunguye amaso aramubura, akomeza kwibwira ko ari ibiri mu ntekerezo ze gusa. Muri ako kanya fone yarasonnye Kate amuhamagaye amubwira ko ari hafi kumugeraho. Bakimara kuvugana yarongeye abona wa mugore yahoze abona kare. Uwo mugore yamuhagaze imbere arangije aramubaza ati ese hari murumuna wanjye waba wamboneye? Virgile araceceka ntiyagira icyo amusubiza. Uwo mugore ahita anigendera. Nyuma y'akanya Virgile yongeye gufungura amaso abona azengurutswe n'umuriro uri kugenda uzima. Inyuma hari imbwa z'igasozi nyinshi cyane. Yahise afata telefone ahamagara Kate n'ubwoba bwinshi cyane. Kate amubwira ko yenda kumugeraho. Virgile mu marira menshi yaramubwiye ati banguka vuba cyane kubera ko imbwa zanzengurutse zigiye kunyataka. Igitangaje nuko Kate aho yari yibereye yari ari kureba Virgile akoresheje indebakure binoculars. Yarategereje mpaka ziramwataka ndetse ziranamukurubanga zishaka kumutwara. Imbwa zariye Virgile arenda apfa akiri kureba zahabu imbere ye. Nyuma y'akanya Kate yarahageze afite excavator. Yavuye mu modoka abona umurambo wa mugenzi we arongera afungura imodoka ngo agire akantu afata. Mu kugaruka bitunguranye nawe yarashwe umwambi mu gatuza arenda yitura hasi akiri kuraranganya amaso ngo arebe umurashe ariko ntiyagira n'umwe abona. Nahangaye inkuru yabo bose yarangiriye. Igitekerezo cyawe n'uburyo wakira ino video wabidusangiza unyuze muri comment. Ushobora no gukurikirana ibi biganiro mu buryo bw'amashusho magufi cyane unyuze ku rubuga rwa TikTok ni Aime Christian 01. Kandi nimba ari ubwa mbere ari wisanze kuri umuyoboro mugari w'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.